neza ntore z'Imana, inshuti za Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya. Ndi Dominico Makeri. Maze iminsi nibutsa ko ubu buhamya ntanga ku mabonekerwa yabereye i Kibeho bushingiye ku ngingo ebyiri shingiro. Ingingo ya mbere ikaba ariyo kwibutsa abakuze bya bihe. Igihe twabaga duteze amamodoka abandi bakagera n'amaguru, tugahurira i Kibeho tujyanwe no kureba amabonekerwa. Ingingo ya kabiri niyo kumenyesha abari bakiri bato. Nkunda kuvuga ko muri iyo myaka za 80 bari bakiri ibibondo. Nshaka kuvuga ko abari bato bavutse icyo gihe ubwo amabonekerwa ya mbere yabaga, n'abavutse hanyuma ubu bari mu myaka ya za 40, 43, 39, 30, 25, 20 se 25, bamenyereye kujya i Kibeho muri ibi bihe mu ngendo nyobokamana, bakabwirwa ibyabaye bataravuka, maze kubera ibyo babona ntibashidikanye kwemera koko ko aya mateka babwirwa ashingiye ku byabaye koko. Navugaga ngo kwibutsa abakuze bya bihe no kumenyesha abavutse hanyuma ibyabaye batarabaho. Nkagaruka kandi ku ngingo nyamukuru ko bidahagije, hagomba no kumenyekana impamvu. Iyo mpamvu akaba ari iyihe? Akaba ari impamvu yahagurukije umubyeyi Bikira Mariya na Nyagasani Yezu mu ijuru bakaza ku isi mu Rwanda i Kibeho, bafite ubutumwa bwo kumenyesha isi yose bahereye mu Rwanda. Ubwo butumwa bwahagurukije rero twese tukaba tugomba kumenya, kandi ntibihagararire aho, tukaba tugomba no kubushyira mu bikorwa. Za ngingo 12 Kiliziya y'u Rwanda yashyize ahagaragara zikubiyemo ubutumwa bw'ikibeho, buri yose igomba kugenda isobanurwa, maze abakora ingendo nyobokamana bazibwirwa bakanazisomera aho zanditse, bagafata nta kuzuyaza icyemezo cyo kuzishyira mu bikorwa. Nabwiye ko ziriya ngingo 12 zanditswe hashingiwe ku mabonekerwa y'abari abakobwa batatu bigaga muri koleje y'Ikibeho, bemejwe ko ari bo gusa babonekewe. Basobanurira ko burya atari bo bonyine, ko hari n'abandi umubyeyi Bikira Mariya na Nyagasani Yezu banyujijeho ubutumwa, ni ukuvuga babonekewe rero. Hari numvise wamaze kumva ko nemeza ko hari n'abandi babonekewe, nkemeza ko na Nyagasani Yezu yabonekeye i Kibeho, maze anyifatira ku gahanga ngo nihaye kubarura abandi mvuga ko babonekewe, kandi Kiliziya itarabemeje ngo ningenze buhoro, ngo Kiliziya ifite uko ikora. Ngo ese ubutumwa bw'ikibeho hari aho nasanze hari ikibuburamo? Ngo sinkakomeze kuvuga ko Kiliziya itemeje ko Yezu yabonekeye i Kibeho, ngo kuko buri gihe ntaho Bikira Mariya aba ari wenyine, baba batari kumwe. Ngo mbere yo kujya kwarura ababonekewe Kiliziya itemeje, ngo nimbanze mbaze niba nabo yemeje ubutumwa bwabo tubukurikiza, n'ibindi nk'ibyo bigamije kunsheshekesha. Iyo nemeza ko hari abandi babonekewe batari bari abakobwa batatu gusa muri koleje, simba ngamije kuvuguruza Kiliziya yabemeje, kuko nanjye mbemera. Ahubwo mba nyitungira agatoki ngo yoye gukomeza kureba abo bonyine, kuko hari n'abandi, ko impamvu y'umubare wiyongereye kuri abo batatu ari ubundi butumwa bwabanyujijweho ubutari bwaranyujijwe kuri abo batatu. Kuba nemeza ko Nyagasani Yezu nawe yabonekeye i Kibeho, uwo akavuga ngo sinkwiriye kubyemeza
kuko buri gihe aho Bikira Mariya baba bari kumwe, si uko nanjye mbiyobewe, ahubwo mbivugira ko hari ubutumwa bwihariye ubwe yagiye atanga muri ayo mabonekerwa. None se ntimwibuka ko nabwiye ukuntu ari we watangiye kubonekera Emmanuel Segatashya, akamugezaho ubutumwa bugira buti, bantu muzi ko nakandagiye kuri iyo si, mumenye ko ndi mu nzira zigaruka. Ntitumaze iminsi tubona ukuntu ari we ubwe wahaye amabwiriza abakoze icya gisibo kidasanzwe, uretse Vestine Salima wayahawe na Bikira Mariya. Izo ni ingero zimwe na zimwe muri nyinshi zirimo ibitangaza n'ibimenyetso bidasanzwe byagiye bigaragara mu kirere iyo yabaga yabonekeye Agnes Kamagaju na Segatashya. Uwo arambaza ngo ese ubutumwa Kiliziya yemeje hari kiburamo? Cyabuzwa n'iki se kuburamo mu gihe ubutumwa bwagiye bunyuzwa kuri abo batemewe bwaba nabwo butamenyekanye? Yewe rero icyo nkora ni ukwibutsa ibyabaye ko babaga bahari, twabaga turi kumwe, tukabibona, tukumvira hamwe ibyavugwaga n'ubutumwa uwo munsi ijuru ryabaga ryagennye kutugezaho, nkabimenyesha kandi abaje hanyuma bari bataravuka n'ababaga bakiri bato cyane batari barabimenye, maze twese hamwe ari abo bakuru n'abakiri bato tugaterwa ishema no kuba twariyumviye icyo ijuru ryabwiye abatuye isi ribinyujije ku bana b'Abanyarwanda, maze twabyumva tukabikurikiza, akaba ariyo mahirwe yacu, tukagira amahoro, kubera ko ijuru ryatugendereye ribitewe n'urukundo rizanywe no kutuburira. Urwo rukundo n'uwo muburo ntibyarangiye, kuko nk'uko nabibabwiye ubutumwa bwa Kibeho buracyakomeza. Abibwira ko bwarangiranye n'ibonekerwa rya nyuma ry'uwo amabonekerwa yatangiriyeho ari we Alphonsine Mumureke mu mwaka w'1989, mu byibagirwe si byo. Kubonekerwa i Kibeho byarakomeje birangirana n'ibonekerwa ryo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1994, maze kuva icyo gihe Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya bayakomereza ahandi. Gukomeza gutanga ubutumwa rero biracyariho kugeza na n'ubu, kugeza igihe icyatumye amabonekerwa abaho kizaba kigezweho. Ni ryari rero? Ibyo ni ibanga ry'ijuru. Hagati aho turasabwa gukurikiza ubutumwa bwatanzwe kandi bukomeje gutangwa, tugahora twiteguye, turi maso, twe kuzatungurwa igihe cyo gusanganira umukwe nikigera, kuko nk'uko byavuzwe Yezu agira ati, bantu muzi ko nakandagiye kuri iyo si, mumenye ko ndi mu nzira zigaruka. Kandi mwibonekerwa ryo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani mwaka w'1982, ubwo Bikira Mariya yerekanaga ibigiye kuzaba niba Abanyarwanda batisubiyeho, abumvaga bumvise, kandi n'ubu nuko bimeze, ngo umunsi uzatoranya abawe, Mana uzatubabarire. Ngicyo icyo amabonekerwa yaje kuduteguza. Hazaza umuriro uvuye mu kuzimu, n'ibyo munsi byose bizashira bwangu. Umunsi uzatoranya bawe, Mana uzatubabarira.
inshuti za Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya, ikiganiro cy'uyu munsi nagiteguriye kwibutsa abajyaga i Kibeho ku munsi y'amabonekerwa uko aya mabonekerwa yagendaga, no kumenyesha abatarabimenye kubera ko babaga batarabyitabiriye, kimwe n'abari bakiri bato ubu bakuze ariko batigeze babibona, bakaba bumva gusa ko i Kibeho habereye amabonekerwa. Aya mabonekerwa yagendaga ate rero? Ngitangira kubagezaho ubu buhamya, nabwiye ukuntu uwo byatangiriyeho ari we Alphonsine Mumureke yabonekewe bwa mbere, hanyuma nkajya ngaruka no kuri buri wese wavuzweho ko yabonekewe: Nataliya Mukamazimpaka, Marie Claire Mukangango n'abandi bose muzi baje kujya bahuruza imbaga. Reka mbibutse ko mu muzo wa mbere amabonekerwa yaberaga muri dorutwari, inzu abanyeshuri bararagamo. Bitinze kubera umutekano muke waterwaga n'ibyigana byababaga bitabiriye aya mabonekerwa, kenshi yabaga nijoro kandi akabera nyine muri iyo nzu abanyeshuri bararagamo. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1982 amabonekerwa atangira kujya abera hanze ku kibuga cya koleje imbere ya dorutwari. Uko iminsi yagiye isimburana, Kibeho yaje kugira ubwo igendererwa n'abantu baturutse imihanda yose, abato n'abakuru, abagabo, abagore, abakire n'abakene, abasirikare n'abakozi ba leta cyangwa abagore babo, abantu bajijutse, ndashaka kuvuga abize n'abatarigeze bagira mu ishuri. Abo bose babaga bahururiye kuza kureba uko aya mabonekerwa agenda n'ibiyavugwamo ari bwo butumwa. Abo bose mvuze mu muzo wa mbere bajyanwaga i Kibeho n'amatsiko, bikaba byumvikana ko abenshi muri bo babaga ari abakristu gatolika, bitabujije ko nabo mu yandi madini n'abapagani babaga babihururiye. Maze buhoro buhoro ibyari amatsiko biza guhinduka ingendo nyobokamana zitabirwaga n'abashaka kumva ubutumwa, gusenga no kumva ko nubwo uhabonekera batamubonesha amaso, ariko biyumvamo ko uhabonekera abari hafi kandi abumva bakamugezaho ibyifuzo byabo. Musenyeri Agustin Misago yaranditse ati, amabonekerwa y'i Kibeho umuntu yayabonamo amatsinda atatu. Itsinda rya mbere ni irigizwe n'abavuga ko babonekewe na Bikira Mariya gusa, akabonekera ku mugaragaro cyangwa mu mwiherero. Abo barimo Alphonsine Mumureke, Marie Claire Mukangango cyangwa Stefania Mukamurenzi. Ati itsinda rya kabiri rigizwe n'ababonekewe na Yezu cyane cyane, ariko na Bikira Mariya akajya agira igihe abiyereka, ariko bitari ku mugaragaro ahubwo mu mwiherero. Abo barimo Emmanuel Segatashya, Agnes Kamagaju cyangwa Elizabeth Yankurije bitaga rya Eufrazia. Itsinda rya gatatu rigizwe n'abazwiho kuba barabonekewe na Bikira Mariya kandi bakabonekerwa na Yezu mu ibanga. Abo ni nka Nataliya Mukamazimpaka na Valentine Nyiramukiza. Muribuka ko na Vestine Salima yavuze ko yabonekewe na Bikira Mariya, ibyo kubonekerwa na Yezu nabyo akabivuga. Ibi bigarutseho nko kwibutsa amateka muri rusange, adushyikiriza ku gusobanukirwa uko aya mabonekerwa anyuranye atyo ku bantu banyuranye yabaga ameze, kuko birumvikana aya mabonekerwa atari kuba ku buryo bumwe kuri buri wese. Ibyo ndabimenyesha
abatari barigeze babona uko ibonekerwa rigenda, cyangwa se nyine abaje hanyuma bumva gusa ibyabaye ntibiyumvishe uko byagendaga. Ababaga bayahururiye bitegerezaga imyifatire y'ubonekerwa kandi bakumva ibyo avuga, ibyo akaba ari byo bituma bamufata nk'umubonekerwa koko. Akaba ariyo mpamvu habaga abahururirwa cyane kurusha abandi iyo habaga hamenyekanye mbere itariki bazabonekererwaho. Ikindi ntabura kwibutsa ni uko abo bose babonekewe nta na rimwe bigeze babonekererwa icyarimwe. Buri wese yagiye agira igihe cye, yarangiza hakabonekerwa undi, bityo nta na rimwe bigeze babonekererwa icyarimwe. Mutese mwabwirwaga n'iki igihe ibonekerwa rizabera? Kenshi uwabaga yabonekewe wumvaga abajije igihe uwamubonekeye azagarukira, ukumva asubiye mu gisubizo ahawe, tukabyumviraho. Iyo tariki yabwiwe tukayitahana, tugataha tuyizi, yazagera tugasubira ikibeho koko ibonekerwa rye rikaba ku isaha n'itariki yasezeranyijwe. Ibonekerwa rero ryagendaga riti: ababaga bitabiriye ibonekerwa babaga bazindutse batega imodoka, abandi bakaba barahagurutse mbere y'iyo tariki bakagenda n'amaguru, bakagerageza kugera ikibeho isaha ibonekerwa ryitezweho itaragera. Birumvikana rero ko iminsi y'amabonekerwa itabaga imeze kimwe bitewe n'uwabaga ari bubonekerwe. Uretse uko kwitabira amabonekerwa itariki azaberaho yaramenyekanye mbere, habaga n'igihe abantu bikora bagaturuka imihanda yose mu mpande zose z'igihugu bakerekeza ikibeho bibwira ko hari ibonekerwa riri bubi, kubera ababaga baragiye babihererekanya bakabibwirana kandi nta gihamya babifitiye. Nuko bahagera bakirirwa bategereje ko hari ibonekerwa riri bube, bukabiriraho ntaribaye, bakikubura bagataha. Ibyo byarabaye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'1982, ku munsi ngarukamwaka w'ibonekerwa rya mbere. Mwibuka ko ryabaye kuri iyo tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'1991. Uwo munsi abantu bari bibwiye bati ubwo ku itariki nk'iyi ariho ibonekerwa rya mbere ryabaye, nitujya ikibeho rirongera ribi. Siko byagenze rero, abagiye ikibeho batahiye aho ntabonekerwa ribaye. Byarabaye kandi no ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1982, umunsi mukuru w'ubutasa mu cyaha bwa Bikira Mariya. Icyo gihe nabwo abantu barakubise baruzura ikibeho bibwira ko wari kuri uwo munsi mukuru hari bube ibonekerwa, bataha ntaribaye. Ariko rero uretse iyo minsi abantu babaga bagiye ikibeho bihuruje, guhera ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1982 nk'uko nababwiraga mu kanya, ubwo amabonekerwa yatangiye kubera ku mugaragaro ku kibuga cya Koleje imbere ya dorotwari, byaje kuba akamenyero ko buri wa gatandatu ku gicamunsi haba ibonekerwa. Umunsi w'ibonekerwa rero wabaga wahuruje abantu benshi bitwaje ibyo bari buheshe umugisha, nk'amacupa, uducumase ndetse n'amajerekani y'amazi, amashusho, ariko cyane cyane amashapure. Ubwo rero uko babaga bagiye bahagera bamwe mbere y'abandi, bakihutira gutereka kuri podiyumu cyangwa iruhande rwayo ibyo bazanaga guhesha umugisha. Ubundi bagategereza ko ibonekerwa ritangira, bafashe imyanya baza kuba barimo bakarikurikira neza.
nari ndiho mbabwira uko ababaga bahururiye kureba ibonekerwa babaga baritegereje. Ku ruhande rw'uri bubonekerwe naho habaga icyo umuntu yakwita umwiteguro. Ukurikije ibiganiro twajyaga tugirana n'abo babonekerwa, iyo uri bubonekerwe yabaga azi itariki n'isaha rizaberaho, emwe ndetse n'iyo yabaga ari bubonekerwe atunguwe, iyo ibonekerwa ryabaga ryegereje yabiboneraga ibimenyetso birimo kwiyumvamo akantu k'ubwoba atazi aho gaturutse, kandi ubwo bwoba bukagenda burushaho kwiyongera, kumva adatekanye mu mubiri we, hanyuma akajya kwibona ari ahandi hantu hanyuranye n'aho mu kanya yari ari. Habaga n'igihe ubwo bwoba bumurimo busa no gutangira kumuhindisha umushyitsi, hanyuma uri mu bumonekere Bikira Mariya cyangwa Nyagasani Yezu yahagera, bwa bwoba bugashira, ahubwo bugasimburwa n'ibyishimo byinshi. Mu gihe ariko yabaga atangiye kubonekerwa, yamaze kwiyumvamo ibyo bimenyetso byose nababwiye, yagaragarwagaho n'imyifatire yo kwitegura. Urugero nafata ni nk'urwo kuri Nataliya cyangwa Alfonsina, bambaraga umwambaro w'umunsi mukuru, ikanzu nziza yabugenewe. Ariko Segatashya we yabaga yiyambariye uko bisanzwe nk'agakabutura n'agashati cyangwa agapira asanganywe. Nuko uwo ari we wese muri abo uri bubonekerwe akazamuka kuri podiyumu, agapfukama, akifata nk'ugiye gutangira gusenga, atitaye ku bantu bamurebera hirya no hino cyangwa ku rusaku rw'amamodoka yabaga avuza amahoni, nuko we agategereza. Imeze bityo ariko yabaga kuri ba bakobwa bo muri koleji gusa. Ndavuga uku kuzamuka kuri podiyumu, agapfukama, akifata nk'ugiye gusenga, agategereza ko uri mubonekere aza. Naho abandi nka Nyesi Kamagaju cyangwa Emmanuel Segatashya, bo bazamukaga kuri podiyumu biyumvisemo ko ibonekerwa ritangiye. Ngo babaga bumvise ugiye kubabonekera abahamagaye, bakazamuka kuri podiyumu bamwitabye, bakumva ikintu kimeze nk'imbaraga zidasanzwe kibasunikirayo. Icyakubwiraga ko ibonekerwa ritangiye ni ukubona ugiye kubonekerwa asa n'uwikanze. Ubwo rero yabaga yumvise ahamagawe mu izina, maze umuhamagaye agahita amubona imbere ye. Nka Nyesi Kamagaju agahita arambura amaboko akareba imbere. Uwo ari we wese wabaga atangiye kubonekerwa wabonaga areba imbere ye, afite indoro icengera, ahanze amaso ahantu hamwe imbere ye, hatari hejuru cyane kandi hatari hasi. Kenshi na kenshi iyo babaga bari kuri podiyumu, amaso yabo yabaga yerekeye ahagana iburengerazuba cyangwa mu majyaruguru y'iburengerazuba. Ubwo rero akaba atacyumva cyangwa arebe ibimukikije, ahubwo aba yatwawe ari muri ekisitaze. Ubwo rero agahita atangira kujyana ikiganiro n'umubonekeye. Habaga n'igihe atangiye aririmba, hanyuma ikiganiro kigakurikiraho. Akaba nubwo gihera kugitangira, rimwe na rimwe akajya ahaguruka, ubundi agapfukama, ariko amaso ye ahanze ahantu hamwe, nta no guhumbya. Nubwo ariko umvuga ko ikiganiro cyahitaga gitangira, abari aho niwe wenyine bumvaga avuga, babona ko nubwo batumva ibyo uwo bavugana avuga, ariko babona ko ahari, kandi ibyo avuga bakabimenyera mu mvugo y'ubonekerwa, babona ateze amatwi, bakumva abajije cyangwa asubije ku cyo abwiwe. Muri uko kubazwa agasubiza,
no gutega amatwi akumva ibyo abwiwe, niho ibirebana n'ubutumwa bw'uwo munsi byagendaga bimenyekana. Ubonekerwa yabaga ateze amatwi kandi ubona adakura ijisho kumubwira. Abakurikiye ibonekerwa nabo bakitegereza uko yifashe, bakumva n'amagambo avuga. Hakabaho igihe atererwa isengesho cyangwa indirimbo akayikiriza, akazunguza umutwe yikiriza ibyo abwiwe, bakabona arahagurutse, yari yahoze yapfukamye, bigaragara ko yiganye cyangwa akurikije ibyo uwo bari kumwe amubwiye gukora. Ubundi se akaririmba, hakaba n'ubwo amara umwanya muremure ateze amatwi gusa, hanyuma agasubiramwo amagambo amwe n'amwe ubona ko ari mu inyigisho yo kugeza ku bari aho. Ikigaragara ko yabaga ari inyigisho abwiwe kugeza ku bari aho, ni uko yatangizaga ijambo rivuga ngo, urugero nk'igihe agira ati ngo nimusenge nta buryarya, ngo nimugirane urukundo bamwe ku bandi, ngo nimusenge no mu mwanya w'abadasenga. Ngo iyo ngo rero igaragaza ko atumwe kubwira abari aho ngo nibakora iki nibakora iki nibakora iki. Icyagiye kigaragara cyane ni uko ababonekererwaga ikibeho bagiraga umwanya wo gusenga cyane, bisabira ubwabo, basabira abari aho baje kureba ibonekerwa, kandi bagasabira n'isi yose. Habaga yewe n'igihe bavuga ishapure cyangwa rozari yose ikarangira, abaje kureba ibonekerwa bagafatanya nabo kuyivuga. Iyo habaga habonekewe Marie Claire Mukangango, ho havugwaga ishapure y'ububabare, akayitera bakikiriza. Iyo ibonekerwa ryabaga rigiye kurangira, uwabaga yabonekewe yavugaga isengesho rirerire, ryarangira akongera kuganira n'uwabaga yamubonekeye Bikira Mariya cyangwa Nyagasani Yezu. Muri icyo kiganiro akaboneraho kubaza igihe azagarukira, maze yabwirwa itariki abari aho tukayumviraho. Nari ngiye gusoza mvuga ukuntu ibonekerwa ryarangiraga, ntabwiye ko uwabaga yabonekewe yagiraga igihe cyo gusengera amazi y'umugisha, akaza kumanuka kuri podiyumu akajya kuyatera abantu, byitwa ko ari kuvomerera indabo. Kumvise abwira Bikira Mariya ko yahinze umurima munini, kuvomerera izo ndabo bikaba bitamworoheye. Iyo yamaraga kuvomerera izo ndabo, ari nako agenda ageza ku bantu bamwe banyuranye umugisha w'umwihariko Bikira Mariya amweretse. Ndashaka kuvuga abantu Bikira Mariya amweretse kubagezaho umugisha. Kenshi yabaga yabanje kubaha kuri ayo mazi, akabaramburiraho ibiganza, akababwira ubutumwa bwabo. Inshuti za Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya, ubundi iki kiganiro nere kuba nakise tujyane ikibeho mu ibonekerwa, kubera nyine ko nabwiye iby'uwo munsi w'ibonekerwa ikibeho. Twari tugeze rero aho yatangaga umugisha,
yarangiza akagaruka kuri podiyumu akongera kuganira n'uwabaga yamubonekeye, akaboneraho kumubaza igihe azagarukira, tukabyumviraho. Ubwo rero hakurikiragaho ko avuga amasengesho asanzwe ari muri dusanzwe tuzi yo mu gitabo cy'umukristo, cyangwa agatera indirimbo, maze mu gihe ariho aririmba atarayirangiza cyangwa ngo arangize kuvuga ayo masengesho, abari aho bakabona yituye hasi nta rutangira, yubitse umutwe, kandi igitangaje ntakomereke. Ubwo rero ibonekerwa rye ry'uwo munsi rikaba rirangiye rityo. Akamara akanya arambaraye aho adasereganya, hanyuma akabyuka ukabona arinanuye, ukabona kandi ananiwe cyane nk'uvuye mu bitutsi byinshi. Nuko akamanuka kuri podiyumu nyuma y'iminota iringaniye, akongera kumera nk'uko yari ameze mbere y'uko atangira kubonekerwa. Ibyo kwitura hasi ibonekerwa rirangiye byagiye biba ku babonekerwa bose muri rusange, uretse Emmanuel Segatashya wenyine. Ariko hariho n'igihe kimwe byigeze kuba kuri Nataliya Mukamazimpaka. Ubwo rero niho iyo habaga hari bubonekerwe abarenze umwe, uri bubonekerwe wundi agahita azamuka kuri podiyumu, akaba ubwo abisikana na mugenzi we, cyangwa akamusanga akirambaraye aho atamwitayeho, ahubwo ubona yatwawe ategereje kumva ahamagawe, yakwitaba, ibyo kongera kumva no kubona ibimukikije bikaba birangiriye aho. Maze na wa wundi wari wabonekerwa agakurikira hamwe n'abandi afite amatsiko. Mu kiganiro cy'ubutaha ibi nzabigarukaho, turebere hamwe n'ibyo gutanga umugisha ku mazi, amashapure n'ibindi bikoresho abakristo bifashisha mu gusenga nk'amashusho. Uyu mwanya nimureke ngaruke kuri imwe mu ngingo 12 Kiliziya yakubiyemo ubutumwa bw'amabonekerwa y'Ikibeho. Ingingo igira iti: nimusenge ubutitsa musabira Kiliziya. Ni ingingo ya 6. Mbese twese tuyisobanukirwaho kimwe, cyangwa twese tubyumva gutyo maze buri wese akabikora ukwe? Ubushize nabwiye ko mwibonekerwa ryabaye i Buruseli mu Bubiligi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022, Bikira Mariya yabisobanuye amaze kuvuga ati: nimuvuge ubutumwa bwacu uko buri, njyewe n'umwana wanjye Yezu Kristo, muvuge by'ukuri, mubwerekane by'ukuri. Yabwiraga nde? Kiliziya y'u Rwanda. Maze iyo Kiliziya atubwira kuyisabira. Ibi rero bikaba bihuje n'iriya ngingo ya 6 Kiliziya yaduhaye yerekeye ubutumwa bwa Kibeho. Kuyisabira ni iki? Umubyeyi Bikira Mariya yarakitubwiye ati: muyisabire kuko abayikuriye bagenda barushaho kuyigusha, bashaka ubukire mu bya rubanda, bigwizaho imitungo n'ibindi bikorwa bitari byiza, bitwaje nyina wa jambo. Aka kantu murakumvise ngo bitwaje nyina wa jambo. Bikira Mariya yavuze abari bo, ndavuga abayobozi ba Kiliziya y'u Rwanda, nk'uko namwe mubazi uko bakurikirana kuva ku hejuru kugera ku hasi, umudiyakoni. Ati: nimubasengere bagendere mu kuri, kandi bakoresha ukuri, bamagane ikinyoma, bareke kuba ba ntibindeba. Ati: muyisabire yemere kwizirika kwayicunguje umusaraba, ari we ishingiyeho Yezu Kristo bemera. Ati: kuyisabira kubaha ibitagatifu, bubaha Yezu Kristo mu mugati na divayi bihinduka we bwite, umubiri n'amaraso. Ati: nimubasabire ukwemera
kuko muri bamwe na bamwe harimo abatemera na gato ko mu Karisitiya na divayi harimo Yezu Kristu, ko iyo basoma misa ari umuhango nk'iyindi gusa. Ati harimo n'abatemera na busa ko twabonekeye mu Rwanda i Kibeho, njyewe Bikira Mariya ubabwira na Yezu Kristu umwana wanjye nkunda cyane. Ati ikindi, bamwe muri Kiliziya bari kugira amateka ya Kibeho nk'akarima k'umuntu ku giti cye, kandi igomba kuba nyabagendwa n'abantu bose bakishyira bakizana, ntawe bagombye gusaba uruhushya, kuko ari igicumbi cy'ababi n'abeza. Bikira Mariya ati uwahagiye kera batarajyayo, batarahamenya, bakavukire, babareke bavugishe ukuri ku byahabereye. Ibyahavugiwe babonye, babwiwe, bumvise, batabakumiriye ngo bagomba gusaba uruhushya no guhabwa ingingo bagenderaho ku kuvuga ibyo bashaka, aho kuvuga ku byiza byahabereye. Bikira Mariya ati iyo ni Kiliziya y'u Rwanda nkibwira, kuko niyo igenda ihindura amateka yaranze Kiliziya ya mbere, igakuraho n'amateka yaranze Kibeho ya mbere, kuko bagerageza kwishyiriraho Kibeho ya kabiri n'ibindi. Bikira Mariya agasoza agira ati amashusho yarangaga Kibeho mu kuza kwacu ari hehe? Aho twakandagije bwa mbere ikirenge hari he? Ahabonekeye marayika hari he? Ati nimuvuge ubutumwa bwacu uko buri, njyewe n'umwana wanjye Yezu Kristu, muvuge by'ukuri, mubwerekane by'ukuri. Inshuti za Nyagasani Yezu umubyeyi Bikira Mariya, ngibi ibyo umukristu wese wo mu Rwanda kimwe n'abandi bose bajya mu ngendo nyobokamana i Kibeho bagomba kumva no kumenya kuri iriya ngingo ya 6 Kiliziya itoza abantu ku butumwa bwa Kibeho, ivuga iti nimusenge ubutitsa musabira Kiliziya. Mukomeze kugira umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza bitewe naho muri naho ubutaha.